Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, aho uherereye hose, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muherereye mwese, aho muherereye hose, ndababwiye ngo Pasika nziza. Birashoboka ko tutabonanye umunsi w'ejo ngo nkwifurize Pasika nziza, ariko uyu ni umwanya wo kukubwira ngo Pasika nziza. Rero komeza unezezwe n'urukundo rwa Yesu Kristo, wamennye amaraso kugira ngo njye nawe dukurweho ibicumuro. Yesu Kristo yitegereje ubukene bwawe, yitegereza imibereho yawe, arareba asanga wowe utajya ubona ibitambo bingana n'ibicumuro ufite ucumura, aravuga ngo reka mbabambirwe, reka mbamenere amaraso kugira ngo nabo uzemera kwitwa umukristo, uzemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, azabamburweho ibyaha, ndetse icyo gitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo kijye kiba ku ruhanga rwawe. Ni ukuri Yesu yarakoze ko yatubambiwe kandi akadutambira igitambo kizima gishimwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero nakubwiraga ngo uhe agaciro amaraso ya Yesu Kristo, ukomeze uha agaciro ipfa n'irizuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndifuza ko tuzaganira ku kintu cyitwa ngo Yesu Kristo inshuti nziza. Maze igihe ndeba cyane nkareba nkasanga Yesu Kristo ari inshuti nziza ihoraho. Ni inshuti nziza ihoraho, ni inshuti nziza idahinduka, inshuti nziza mubana mu bihe byose, mubana mu bihe byiza, mu bihe by'imibabaro, mubana mu bihe bitandukanye. Yesu Kristo ni inshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Ni inshuti nziza ihoraho. Impamvu navuze ngo ni inshuti nziza ihoraho, ni uko izindi nshuti zigira gutya zigahindukana n'iminsi n'ibihe, ariko Yesu Kristo ntago ahinduka. Igihe cyose ahora ari inshuti nziza. Yesu Kristo ahora uko yari ari ukivuka n'uyu munsi niko ari. Ugeze mu busaza Yesu Kristo aba akikwita umwana we. Yesu rero ni inshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Abana b'abantu barahinduka cyane. Abana b'abantu ndetse ushobora no kuba ufite inshuti yawe rwose yarakubereye inshuti y'inkoramutima, ariko kubw'iyi si na Satani ukabona aragusize, aragiye, ukabona arapfuye rwose. Ariko Yesu Kristo ni inshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Turi kuzirikana ipfa n'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, tuzirikana imibabaro yahuye nayo, tuzirikana icunaguzwa yagize mu gihe yari arimo mu rupfu, ari mu nzira y'umusaraba y'urupfu. Ariko ibyo byose, iyo mibabaro yarayihanganiye kugira ngo njyewe nawe duhabwe agakiza, duhabwe ubugingo buhoraho. Ikibazo ni uko abantu badahereza agaciro, ntabwo bahereza agaciro uburyo ki Yesu Kristo yemeye kwisiga iheruheru. Ntabwo bahereza agaciro igitambo yatanze, igitambo cy'amaraso ye. Abantu babigirana ibyo, babigiranayo, ariko nyemerera wowe wahisemo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uhereza agaciro igitambo yagutambiye cy'amaraso ye yameneye igorogota ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana, ibyahishuriwe Yohana ni igice cya mbere. Reka twihuse dusome duhereye ku murongo wa 4. Ijambo rivuze ngo titiri riravuze ngo ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Aziya. 4 handitse ngo jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Imana ishimwe. Biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho
ibyaha byacu, amaraso ye, Imana ihabwa icyubahiro, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo se, Imana ishimwe. Icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose, amena. Dore araza vuba n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amena. Ndi arufa na omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana avuga. Iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ni ubutumwa bw'amatorero 7. Uyu munsi ubu butumwa buje bugamije ko wabwumva, ukarushaho guhereza agaciro Yesu Kristo, kuko ari we nshuti nziza ihoraho. Ijambo rishoje ritubwira ngo iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Imana ishimwe cyane, kandi ariyo ishobora byose. Imana ishimwe. Niyo yahozeho, iriho, izahoraho, kandi niyo ishobora byose. Imana ishimwe. Ni inshuti nziza rero ihoraho. Imana ishimwe. Ni inshuti nziza idahindurwa na geogarafi y'isi. Ni inshuti nziza idahindurwa nuko habonetse ubutunzi runaka. Ibyo ndi kuvuga ku nshuti zisanzwe wita inshuti nziza. Inshuti zisanzwe zihindurwa nuko ekonomi y'igihugu imeze, ugasanga yahindutse. Inshuti zisanzwe zihindurwa na situwasiyo zirimo, ariko Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. No mu mibabaro ye yarakomeza arashinyiriza nk'umugore uri ku gise, aremera arashinyiriza kugira ngo ngewe nawe twitwe abana b'Imana, tubone igitambo kizima tuzajya dukirizwamo, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Natubarebera mu maraso ye, niduhamagara izina rye tukavuga ngo Mwami Yesu Kristo mbabarira, rebere nge nawe mu maraso yameneye igorogota, hanyuma duhabwa agakiza. Imana nishimwe cyane. Rero ijambo ryatubwiye neza yuko ngo kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Ni we mugabo wo guhamya, kandi ni we mfura yo kuzuka. Imana ishimwe. Turi mu bihe bya Pasika, turi kunezerwa nuko Yesu Kristo yanesheje urupfu, yatsinze Satani akanesha urupfu. Igihe yari amaze kwinjira mu mva, Satani n'abadayimoni baravuze bati turabirangije. Ariko Yesu Kristo ngo yagiye kurwana, yambura Satani urufunguzo, ararumwambura urufunguzo rw'urupfu, aramwambura. Nibwo ibituro by'abera, yewe ngo icyo gihe hamaze kuba icuraburindi, habaye umutingito w'isi, ngo ibituro by'abera ngo byarafungutse. Icyo gihe ibituro byose byarafungutse, abera bazukanye nawe, bazamukana nawe. Imana ishimwe, kuko ari umwami w'abami, ni umutware utwara abatware. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo nkubwire ngo urupfu rwa Yesu Kristo rwabaye urufunguzo rwo kudufungurira neza kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ikimenyetso, ni igikorwa cy'indashyikirwa Yesu Kristo yakoze, ngo abakuru ibizima, abamarayika, ngo bananiwe gufungura igitabo ngo bamene ibimenyetso byari bigifatanyije, ariko Yesu Kristo yisiga iheruheru aragifata. Imana ishimwe. Amenagura ibyo bimenyetso. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ahangaha ijambo ritubwiye ngo niwe mugabo w'ukuri wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda, kandi watwejesheje ho ibyaha byacu amaraso ye. Imana ishimwe. Ibyaha byawe n'ibyaha byanjye byejejweho, wabyejejweho, wabikuweho, wabyuhagiweho n'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe.
ni umugabo w'ukuri wo guhamya. Imana ishimwe cyane. Ibyaha byawe n'ibyaha byanjye wabikuweho n'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu aka kamwanya dufite ibyirato by'ukuri, dufite ibyirato bifite ishingiro, kuko dufite inshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Dufite Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ni Arufa ni Omega, ni itangiriro n'iherezo kuri cyaremwe cyose. Niwe tangiriro ryo kubaho kwawe, niwe tangiriro ryo kuremwa kwawe, ni nawe herezo ry'umunsi wa nyuma wawe uzava mu isi. Umunsi wawe wa nyuma uri mu bumana bwe, uri mu bwihisho bwe. Imana mu bumana bwayo niyo ifite itariki yawe ya nyuma. Abana b'abantu babigerageza ngo bagukureho, abana b'abantu babigerageza ngo bakumire mu runguri, ariko Yesu Kristo atabyemeye, ntawo cyo waba. Niyo mpamvu yitwa Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Kandi yahozeho, ariho, azahoraho. Niyo Mana ishobora byose. Imana ishimwe. Shalom shalom. Mbifurije weekend nziza, mukomeze munezezwe na Pasika, munezezwe n'ipfa n'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza.